mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nanone ni umwanya Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndizera ko aho uri wowe udukurikiranye umutima wawe witeguye kwakira icyo Imana yavuganye natwe kandi ishaka kuvugana nawe muri uyu mwanya. Rero mbere ya byose nkwifurije amahoro y'Imana rekabe muri wowe, kuko nicyo kintu gikomeye, ni nabwo butunzi bukomeye Kristo yadusigiye. Agiye kujya mu ijuru aravuze ngo mbasigiye amahoro, kandi amahoro mbahaye ntago ari nk'ay'ab'isi. Ndabizi hari ibintu byinshi wowe wifuza ko wabona ukumva ugize amahoro, ariko ndagira ngo nkubwire ngo amahoro ni ugutunga Kristo mu buzima bwawe. Reka dusenge kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kubwo kugira neza kwawe. Uri Imana yo kwizerwa ibihe byose, ntujya uhemuka, ntujya ubeshya, ntujya uhinduka. Warivugiye ngo ijambo ryawe rikurikirana ingoma ibihumbi kugira ngo usohoze ibyo rivuga. Nyemera muri uyu mwanya tugiye kuvuga ibyawe, Mwami, uyobore akanwa kacu, uyobore ibitekerezo byacu, kugira ngo icyo waduteguriye kuri uyu munsi, Mwami Imana, abe ari cyo tuvuga. Uturinde kongera no kugabanya mu izina rya Yesu. Buri muntu wese uduteze amatwi, udukurikiranya aho ari ku migabane itandukanye, turasenze ngo agubwe neza kandi iri jambo rizana impinduka mu buzima bwe, ni mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Hoseya igice cya 4 umurongo wa 6. Bibiliya iravuze ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka, we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Imana yacu itubabarire. 8:31 kugeza 32 Yohana. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Imana yacu ishimwe cyane. Bene data, ndagira ngo mbaganirize hejuru ya gereza abantu benshi bakingiranywemo cyangwa babohewemo. Gereza gereza ni ikintu ntekereza ko buri muntu wese abasha kumva uvuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa wumva ikinyarwanda. Gereza ni ahantu ushyirwa igihe cyose ufite ibyo wakurikiranyweho cyangwa ukekwaho, cyangwa bamaze kuguhamya wakoze bibi, warangiza ukabikwa ahantu. Iyo umuntu bavuga ngo ari muri gereza aba adafite uburenganzira, ntabwo aba afite ubwidegembyo, ntabwo akora ibyo ashaka, ntabwo ajya aho ashaka. Iyo ufite n'amafaranga ku makonti yawe ntufite uburenganzira bwo kuyakoraho. Igihe wari umenyereye kujya gutaramira ahantu ukanywa icyayi cyiza, ukanywa icupa ryawe ryiza, ukisanzura, ukabyina, ukagira ute, ntabwo uba ukibifite, uba wamaze kwamburwa uburenganzira. Mu bundi buryo witwa imfungwa. Nituvuga ngo gereza abantu bakingiranywemo, ni ahantu abantu bafungiwe babujijwe uburenganzira bwabo. Dusomye amagambo akomeye. Aya ni amagambo Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Hoseya igihe Abisiraheli bari bameze nabi. Usomye igice cya mbere cy'iki gitabo usanga uburyo ubwoko bw'Imana bwagereranijwe n'amaraya. Bataye Imana, bivanga n'abandi, bijyana mu bitari ngombwa, bareka ibyo Imana yabahamagariye. Aha niho Imana yahagurukije Hoseya, imutuma kujya kurongora cyangwa gucyura umugore wari maraya. Yesu ashimwe cyane. Iramutuma ngo agende ajye kumucyura kugira ngo abashe kugaragariza Abisiraheli uburyo bagomeye Imana. Ntabwo byari byoroshye cyane, ariko Imana irabikora. Rero ndashaka ngo tuganire kuri gereza abantu benshi babohewemo. Gereza abantu benshi babohewemo. Bibiliya ijya intangaza cyane.
aho ivuga ngo bafite amaso ariko ntibabona, bafite amaso ntibabona, bafite n'amatwi ntabwo bumva, ntabwo bumva. Imana ivugira mu kanwa k'umuhanuzi Hosea avuga ngo ubwoko bwanjye bupfuye buzize kutamenya. Gereza ya mbere nzifite mu byiciro nk'uko Imana yabimishuriye, ni ukutamenya. Kutamenya mu bundi buryo ubujiji. Abantu babayeho mu bujiji, mu kutamenya. Baragenda batazi iyo bajya. Ndagira ngo twumve iki kintu bene data. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gice cya mbere cy'Itangiriro, umurongo wa 26 no 27, Imana iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Niko yaremye umugabo n'umugore irabarema. Mu bundi buryo iturema mu ishusho yacu. Ndagira ngo twumve bino bintu kuko utamenya. Abantu babayeho batazi ukuri ko kubaho kwabo. Ukuri ko kubaho kwabo. Kuba utazi impamvu cyangwa ukuri ko kubaho kwawe, aho uva, aho ukomoka. Munyarwanda yacu umugani aravuga ngo utazi yava ntamenya niyajya. Ndagira ngo ngutangarize muri uyu mwanya, birashoboka ko unkurikiranye hari uburyo ubohewe muri ino gereza bita kutamenya. Uri kiremwa cyaremwe mu ishusho y'Imana, uri umuntu w'Imana, muri wowe harimo ubumana. Ntabwo Satani akwiye kukujijisha ngo akubohere ahantu upfe utazi uwuriwe. Inkomoko yawe uri uw'Imana. Niba uzi ko uri uw'Imana, hari uburyo ugomba kugenda, hari ibyo utagomba kwemera, hari ibyo utagomba gukoreshwa, hari ibyo utagomba kuvuga. Imana irashaka kugira aho usohoka wisobanukirwe. Igihe cyose tutarisobanukirwa, tuzabaho turi nk'imbohe, tuzabaho tutari mu burenganzira bwacu. Paulo yandikira Abakolosayi igice cya mbere, umurongo wa 15 no 16, atugaragariza uburyo Imana ariyo yaremye byose, kandi byose irabyiremera kugira ngo bishimishe. Nawe urimo. Ikibabaje, abantu benshi bari muri gereza barimo barakora ibyo bataremewe, barimo barakora, babayeho mu buzima bataremewe. Ese urabizi ko Imana yakuremeye kunezerwa? Ese urabizi ko Imana yakuremeye ibyiza? Ibyiza byo muri iyi si ni ibyacu. Ubutunzi bwo muri iyi si ntabwo tugomba gukena tuburimo, ni ubwacu. Ariko kubera gereza urimo, wafashe ibyiza byose ubihereza ku bandi. Wowe bumva ubwo buzima atari ubwawe, hari ubundi ugomba kubamo. Gereza yo kutamenya itumye abantu bariyaturiyeho ubukene, barabyemeranya n'ubwenge bwabo, bumva ko ari abakene. Bitumye abantu bemeranya yuko ntago bagomba kwiga n'abana babo ngo bige amashuri meza, bumva ari ay'abandi. Kubera iki? Gereza barimo ntago ibemerera kumva ubwo burenganzira ko ari ubwabo. Ariko turaba Imana, kandi Imana iradukunda. Kuba tutazi inkomoko yacu, ntago tumenya n'amasezerano yacu, ntago tumenya n'ibyo Imana yadusezeranyije. Ariko wibuke Imana irema Adamu na Eva, yaramubwiye ngo mutegeke, mutware. Iyo dominion ni yacu, ubwo bubasha hejuru y'ibintu byose ni ubwacu. Ese urabizi ko Satani impamvu akurwanya, impamvu akunaniza, atari ishyara gufitiye y'ububasha y'ako gaciro Imana yaguhaye? Ndagira nkubwire icya kabiri, agaciro gakomeye gatuma Satani akurwanya akagukingirana muri iyo gereza, nuko Imana yaguhaye amahirwe ya kabiri, kandi we ntiyayabonye. Yaracumuye rimwe, ajugunywa, aracibwa mu ijuru. Nta mahirwe afite, yamaze gukatirwa. Rero kumva wowe ufite ayo mahirwe ntago bimunezeza. Niyo mpamvu akubohera muri gereza yo kutamenya. Icya kabiri, kutamenya ukuri kw'impamvu yo kubaho kwawe.
Imana twese turema yaturemeye umugambi, yaturemye hari icyo tuje gusohoza muri ubu buzima turimo, yaturemye hari icyo tuje gukora, hari impact tugomba kuzana muri iyi si turimo, hari impact tugomba kuzana mu miryango yacu, hari impact tugomba kuzana mu bihugu byacu bikamenyekana ko turiho. Ariko Satani kubera ko hari ibyo arwanya, hari ibyo adashaka kumenya, yarakwicariye, yaraje aziba ibitekerezo byawe, akubuza gusobanukirwa impamvu yo kubaho kwawe. Yesu ashimwe cyane. Impamvu yo kubaho kwawe ntago waje nk'impanuka, ntago uri umuntu ubereyeho ubusa gusa, uri umuntu w'umumaro. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Ibyahishuwe ngo igihe kizagera ngo abantu bapfe, Mwuka rero wari uvuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu Mwami. Mwuka aravuga ngo ye, kugira ngo baruhuke imiruho n'imihati. Mu bundi buryo barakoze, bararushe, reka bagende baseruke imbere y'Imana ngo imirimo yabo ibakurikiye. Ese urabizi ko Satani arimo akuvutsa gusobanukirwa imirimo Imana yakuremeye? Paulo yandikira aba Efeso mu gice cya 2 umurongo w'10 yaravuze ngo turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza iyo yiteguriye kera muri Yesu Kristo ngo tuyigenderemo none. Hari ibyo tugomba gukora kandi tugomba kubikora tugifite imbaraga, tugifite uburyo, tugifite ubuzima, tugifite ubushobozi. Imana yacu ishimwe cyane. Kutamenya ni gereza ibohewemo abantu. Ndagira ngo nkubwire mwene data, ubwo buzima wumvise amajwi akubwira ngo nibwo bwawe, ndagira ngo nkubwire ayo majwi uhereye uyu munsi bwira Satani ngo iyi gereza ndayivamo, namaze kwisobanukirwa ndi umuntu w'Imana. Ndi umuntu w'Imana ushobora gukora ibintu biri extraordinary, ibintu biri supernatural. Ubuzima bwacu ntabwo ari ubuzima busanzwe, n'ubuzima budasanzwe, kuko tubaho kubera Imana. Ntabwo isi ari igena kubaho kwacu, ntabwo abantu ari bo bagena kubaho kwacu. Ubwo buzima bwo kutamenya ndabugusohoramo, ubwo buzima bwo kutamenya ndabukuvanamo. Ibyo byiyumviro ubwenge bwawe nibukanguke, urebe uko Imana ibona, uwumve uko Imana yumva ibintu. N'abakozi b'Imana benshi yumva ministry Imana yamuhaye itakwaguka, abandi bakumva izaguka ari uko abazungu baje. Imana yaremye umuzungu niyo yaremye wowe. Yabikora. Igitondo kimwe inzara yarateye muri Israeli, ivugira ngo mu kanwa k'umuhanuzi Elisa, iravuga ngo ejo nk'iki gihe kw'irembo ry'i Samariya indengo imwe ya Seyiri izabigura shekeri imwe. Abantu bari muri gereza batabasha kumenya imbaraga z'Imana baravuga ngo naho ijuru ryatoboka ryose rikamena ibyo ibiririmo mu bigega byaho ntago byashoboka. Nibiki Imana irimo ikubwira ukavuga ngo ntibyashoboka? Urimo urashyira muri logique yawe, urimo urashyira muri reason, urimo urashyira muri science wize, urimo urashyira mu mibare wize, urimo urashyira muri finance wize. Ndagira ngo nkubwire, vana mu bwenge, iri jambo ry'Imana rifite imbaraga, iri jambo ry'Imana rifite ubushobozi, iri jambo ry'Imana rirema ibitariho bikabaho. Baravuga ngo naho amarembo, naho ijuru ryakinguka ntabwo ibyo byashoboka. Elisa umuntu w'Imana wisobanukiwe, utabohewe, udapfukiranywe, aravuga ngo uzabibona, kugira ngo nunamanuka no kuri urya munsi w'imperuka ugeze imbere y'Imana uzahamye ko Imana ikiranuka. Uzabirebesha amaso, uzabibona ariko ntabwo uzabirya, uzabibona ariko ntabwo uzabirya. Reka Imana iguha imbaraga zo gusohoka mu kutamenya. Ngo ubwoko bwanjye bupfuye buzize kutamenya,
ubwoko bwanjye burimbuye buzize kutamenya. Yesu ngo abwira abayuda bamwemeye, arababwira ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Nihe tubasha kubonera imbaraga zituma turenga ibitekerezo, turenga amagambo ya Satani? Ni hehe? Mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirenze ubwenge bwacu. Ijambo ry'Imana rirenze ibitekerezo byacu. Ijambo ry'Imana rirarema. Narimo nsoma mu gitabo cy'Abaroma igice cya 2 uhere ku murongo cya 4 umurongo wa 16. Umugaragu w'Imana Abraham, aho bigaragaza uburyo yizeye, ngo nubwo umubiri we wari umeze nk'upfuye ndetse n'uwa Sara, igihe isezerano ry'Imana yamuhaye yabonaga ridashoboka, ngo ariko yahisemo kwizera ibidashoboka. Niyo mpamvu navuze ngo tubaho mu buzima buri supernatural. Sohoka muri gereza urimo yo kutamenya. Ntabwo ari umugabane wawe. Imbaraga z'Imana ziri muri twe, nta kidashoboka. Yesu yavuze avugana n'abantu yakizaga ngo bikubere nk'uko wizeye. Urugero uzi mu Imana, urugero ubitse mu ijambo ry'Imana mu mutima wawe, nirwo rugero Imana izakoranamo nawe. Kandi nibyo biguha kumenya aho uva, biguha kumenya inkomoko yawe, bikaguha kumenya impamvu yo kubaho kwawe. Ikindi cyose kiza kukuvana muri uwo murongo urakibwira ngo nipishe nipite. Aba bantu babimenye batari muri ino gereza yo kutamenya, ntago bakangishwa amafaranga, ntago bakangishwa ibintu, ntago bakangishwa imyanya y'icyubahiro. Elisa Namani yamuzaniye ubutunzi, aramubwira ngo ya bwigumanire. Ba Danieli babakangisha imyanya ikomeye, ngo turabaha imyanya ikomera, abango imyanya yanyu muyigomanire, ariko turababwira iby'Imana ishaka. Yesu ashimwe. Kutamenya. Iyi gereza igihe kirageze ngo tuyivemo. Turi mu gihe gikomeye, isi iri muri situation igoye. Turimo turumva amakuru y'inshamugongo, turimo turumva amakuru ahahamura abantu. Abantu barumva ubuzima bwabo nta cyerekezo bufite, bitewe nuko bari gushingira ku makuru isi irimo ibaha, bakibagirwa amakuru twahawe n'Umwami. Hari information idahinduka, ayaba arahinduka. Amakuru RBA yavuze, BBC yavuguruza, ayo BBC yavuze CNN ikayavuguruza. Ndagira ngo nkubwire, hari amakuru yo mu ijuru atajya avuguruzwa. Ijambo ry'Imana abangu yivuze biraba, yategeka bigakomera. N'Imana ica inzira aho zitari. N'Imana yaturemye, kandi yaraturemye iduha ububasha hejuru y'ibiremwa byose, iduha ubwenge bwayo muri twe, imbaraga zayo zikorera muri twe. Yavuze imbaraga zayo zikorera muri twebwe. Va mu kutamenya, menya inkomoko yawe, menya impamvu yo kubaho kwawe, nurangiza uharanire kwisohoza, uharanire kubikora, uharanire gusohoza icyo Imana yakuremeye. Mwene data unkurikiranye, ndagira ngo utekereze kuri iki kintu. Birashoboka ko ubuzima bwawe wamaze kubufungirana hano. N'ijambo ry'Imana yo bari kubwira ngo igihe nabyumviye ntacyo byakoze mu buzima bwanjye. Ariko ndagira ngo nkubwire, Imana ntago ikererwa. Ntabwo nzi icyo utegereje, wamaze igihe ushaka ariko wumva byararangiye. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo rirarenga. Menya gukora kw'Imana, kandi Imana ikorana n'abantu bisobanukiwe, ntabwo ikorana n'abantu abari bo bose. Ikorana n'abisobanukiwe. Njya gusenga, ndagira ngo ufate umwanya witekerezeho, uvuge ngo ndabizi neza Daniel yaranditse ngo bazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari.
kandi ndagira ngo mbabwire amakuru isi duha ajya ahinduka iyo duhagaze mu Mana. Nabonye abo babwira ngo ntibazabyara barabyara, bahagarara ku ijambo ry'Imana. Amakuru y'umudamu umwe wo muri Kenya, abantu bahohoteye, barangije bamuta mu muhanda, arangirika mu nda, bagezeho bamukuramo za trompe zose, ariko Imana iramubwira ngo uzabyara. Baramuvanyemo n'ingobyi, ariko Imana iramubwira ngo uzabyara. Igihe kiragera arashakwa, ashakwa n'umupasitori, kandi amubwira amakuru yose, ariko umupasitori arabwira ngo Imana niwe yampaye ndagutwara. Abaganga baramaze gushyiraho akadomo, igihe kiragera aratwita. Baganga bamujyanye muri ekogarafi babona umwana ari mu ngobyi, ariko nyuma yo kubyara ya ngobyi barayibura. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire, nyuma yo kuva mu kutamenya hari ibintu ugiye gusingira. Nyuma yo kuva mu kutamenya hari ibintu ugiye gukora. Nyuma yo kuva mu kutamenya hari ubundi rwego rw'ubudahangarwa Imana igiye gushyira ku buzima bwawe. Reka dusenge Imana. Data, tuguhaye icyubahiro, uri Imana yo kwizerwa. Yesu ubwawe warivugiye ngo wasigiwe kugira ngo ukure abari mu nzu z'imbohe n'ababoshywe ubabohore. Turagushimiye ko waje kuduha umudendezo, turagushimiye ko waje kuduha ubuzima, turagushimiye ko waje kutwibutsa ko turi ab'agaciro igihe wabambwaga ku musaraba ukamena amaraso ku bwacu. Yesu, turagushimiye Mwami, uri imbaraga z'abakwizera, uri imbaraga z'abisobanukiwe, uri imbaraga. Duha umwuka wari muri ba Danieli, bisobanukiwe, ntibishushanya n'ubunyage bari barimo, igihe nta burenganzira bari bafite, ariko bamenya ko mu ijuru bafite uburenganzira. Ntibatinyishwa n'iby'Abanyababuroni, bahagarara ku munara wo kwizera, baragutegereza. Urangije urigaragaza, bahindura igihugu cy'amahanga kitakuzi, barazamurwa, bicara ku ntebe z'ubutware kubera kwisobanukirwa. Baravuye mu kutamenya, baramenya baribo. Dushoboze muri iki gihe cya none, iki gihe cy'ubuhenebere, iki gihe cy'ubugoryi, ibibazo cy'intambara zikomeye. Duhe kumenya aho tuva no kumenya aho tujya, kumenya impamvu tubayeho, dukora ibyo duhamagarira, nawe ukora ibyo wadusezeranyije mu buzima bwacu. Urakoze ko hari abagabo, ko hari abagore, ko hari abasore n'inkumi ugiye kwigaragariza muri kino gihe Mwami. Ikuzo ni iryawe none n'iteka ryose ku bwa Yesu. Amen, amen, amen.